Ingingo ya 29 mu zigaragara mu gatabo gakubiyemo amahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda niyo yonyine ivuga ku bihano bishobora guhabwa umunyamakuru n'igitangazamakuru banyuranije n'amahame abagenga. Iyi ngingo tuyisomye ukwiri iragira iti: abanyamakuru n'ibitangazamakuru bitubahirije iyi ndangamyitwarire bahabwa kimwe cyangwa urukomatanyo rw'ibihano bikurikira bigenwe na komite ndangamyitwarire: gutegekwa gusaba imbabazi, kwihanangirizwa mu magambo, kwihanangirizwa mu nyandiko, guhagarikwa by'agateganyo, gucibwa amande no guhagarikwa burundu mu mwuga w'itangazamakuru. Guhagarikwa burundu mu mwuga w'itangazamakuru byemezwa n'inama rusange. Kuba nta gihano ku ikosa ryihariye kigenwa n'iyi ngingo nibyo bituma abahagarariye urwego rw'abanyamakuru bigenzura bavuga ko amahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda agomba kuvugururwa. Nta gihe gitangazwa aya mahame azaba yavuguruwe, ariko Cleophas Barore ukuriye urwego rw'abanyamakuru bigenzura yemeza ko iki cyemezo gihari. Ntabwo rero aka gatabo kavuga ngo uzatangaza fake news cyangwa igihuha azahanishwa iki, uzaba yibagiwe guha ijambo kanaka azahanishwa iki. Ni urwo rukomatanyo, ariko turashaka gukavugurura. Bamwe mu bakorera umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda bemeza ko igihe amahame abagenga azaba yavuguruwe hagashyirwaho ingingo zigena igihano kuri buri kosa ryakorwa n'umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru, byashyira igitutu kubitwazaga ko ibihano bishobora kuba bitaremereye bagakora ibinyuranye n'ibyo umwuga basaba. Abanyamakuru babikoraga kubera ko bari basanzwe bazi ko amategeko abihana yoroheje. Ubwo rero baramutse bayivugururwa ayo mategeko akaba afite uko akontana n'abanyamakuru, biragaragara ko hazagabanuka ya mikorere mibi no kuba umuntu yakwibasira undi akoresheje itangazamakuru. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura ariko ruvuga ko kabone naho hatarashyirwaho ibihano byihariye kuri buri kosa ryakorwa n'umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru, gukomeza gukora amakosa ngo bituma hari uko icyo gitangazamakuru cyafatwa n'abagikurikira. Dutegeka kandi tugasaba ko inkuru yose itari ukuri, icyambere kuko yamaze gusomwa, ni ukuyikosora no gusaba imbabazi. Ibi ngibi baratubwira bati cyo si igihano, ariko burya ikinyamakuru gihora gisaba imbabazi gisabwa se gukosora, burya nacyo mu buryo bwa kinyamwuga hari ubutumwa biba biha abakurikira icyo gitangazamakuru. Nutangaza fake news ikaba imwe, zikaba ebyiri, zikaba eshatu, bizagera aho bibe fake newspaper cyangwa fake website. Amahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru akurikizwa kuri ubu yavuguruwe mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'2014. Tito Dusabirema, Royal TV.